gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi, umugisha wawe kuko utanga nta mugaruramo, unkomereza amaboko kuko nshobozwa na Yesu umpa imbaraga. Yesu nashimwe. Yesu nareme ibidasanzwe ku buzima bwawe, Imana nihindure amateka. Abantu bajya baza kugutabara ariko byarambirana bakaguta, ndetse abakomeye iyo baje imbere yawe bakabona bitangiye gucangana baraguta, ariko Yesu wenyine ntashobora kugusiga. Mu byago murajyana, mu marira murajyana, mu gahinda murajyana, mu guhangayika, mu gukena, iyo wapfushije Yesu muba muri kumwe. Ariko abantu bajya bavuga ngo turarambiwe. Yesu ntajya arambirwa ku buzima bwawe, niyo mpamvu ukwiye gushaka ukuntu wakira Yesu, akubere umwami, akubere umuyobozi, akubere urumuri rukumurikira aho ugomba kujya. Izere ko Imana ishobora byose. Muri Zaburi igice cya mbere, Zaburi ya mbere ku murongo wa mbere, harimo ijambo rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Nimba ukeneye ko uba umuntu uhiriwe ku Mana, nimba ushaka kuba umuntu Imana yishimira, ni uko ugomba kudakurikiza imigambi y'ababi, ntujye mu bico, ntujye mu kugambanira bagenzi bawe. Imana izabana nawe, igufashe gutera imbere, igufashe ihindure amateka yawe. Ntukagende udakoze subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu. Ukore na follow kuri TikTok kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5.